jewe si umwana bo dore ko nawe nkoraga biriya bintu none mwari warezwe neza narerwa na rubanda yewe rero ewe rero ubundi shanje cyangwa ibi bintu byo bahora barakangurira abantu ngo bave mu manegeka shinanje maze kubona karibu ubuyobozi utavuye mu manegeka naho bwazakubona nanje ubu data wa twese ko yagize guca akubakira abantu akabaha n'inkubu njewe buce yaba kandi ariko si ndaze kwagurisha ariko mve mu manegeka pe ce mu mujyi zikarebyo cyego nsigaye mfite na telefoni nasirimutse rabya kwigira kuri Yesu kabaga kari kwigira ibiki kugura inzoga si inzoga ya magana ngaho icupa rya 500 nje niyo yananiye kurigura ariko numva igihugu kigezera ndi kumva amakuru sigo gabaga hehe oya mbesiga azebinaniye kutiga naca ariko kutiga mana si ubundi wakimusubiza ubundi ndajanda gikoze ikisi aya cyana natagikodinga nkagikodinga ibyo muze ye umazute ya makuru ngo ni meza sha ako nikwana wasimutse anjewe si umwana bo dore ko nawe nkoraga biriya bintu none yego ndi kukumva mbwira nanje kugusura ngo nyine ngo tujye kwiga kagasheke dadiri kuvuga ibiki none ndi kujya numva amakuru ngo mu gihugu cy'u Rwanda ugeze kuno ibintu bimeze igihugu cy'u Rwanda kimeze neza umva nyine ubundi ni ngo numva amakuru ko bihoraga bimeze neza ntugire n'ikibazo amakuru nanayakubwira amakuru nanayakubwira ukuntu biba byesa ejo bundi nagize gutya nyine ndavuga ati hari agasheke kanjengereye nze mubwire nze tujye kukarengagura akwiye nkora yarakunyine kuzahaza iminsi dahita nabwiye wa mukecuru twaparamiye ngo ukoreshe isogisi wanga gukoresha n'agafuka njye nise nkoresha agafuka ubu bimeze neza nta kibazo none se nk'ubwo wasaze kuva ryari simbizi nyine ariko njye nasaze ejo bundi nuko ndi gukira bari kumwe ibinini bya malariya none se ubwo uje gutakagiza ubusazi bwawe uje mu biki hano ninde wagutumiye nenge uvuga ngo maje guri uruje kumbwira sinabigusabye basi baje kubasha basi sinje kugufasha ibiki wamfashije iki kuburyo ndaje kugufasha idana ari ngombwa sinakwishyuye wamaye amafaranga waragamaye ntago bakwishyuye baranyishyuye ariko ntari wowe wanyishyuye sinajye wabwiye ngo warababwiye nje wabihamagariye gagabanya uburakari cyashaje ibyo jura binkuraho je buranese mbona ko nta bwiza bwawe nta bugabo bukurimo wewe basi bonda nzakugabira ingurube uzangabira ingurube sizo mfite nanje nabuza bonze ngo uzangabira nzakugabira basi hari ibiceri ndushikisi igiceri munsi y'inzu ho ntakiri gutarukamo ase ubundi hano wambwira ngo waje kwenda hiye uheruka kurya dodose dodose narizo narariye wazaga ko ari uko turatora y'ibijumba uziburiye tutari y'ibijumba none se ibijumba hari mu nsinzi nabonyemo imigozi kuburyo uraje kuncura ibyo bijumba byawe ahubwo se wowe ndusha amaboko ndusha akaboko ko gutabira rero nze wiyemuje kumfasha kugufasha iki se basi ari mu rwego nta maboko ugira agasi ku buryo wakifasha ari mu rwego muzi uzi ko harimo ubusa nk'akacuma harimo ubusa ku buryo nje natagwigurira urananiranye iki se
Ninduramfasha cya cyecuru. wifashe n'amaboko ugiraga ku buryo ndaje kugufasha Cya cyecuru ntabwo cyazanda. none si wigeze ko buri kutamamagaraga ngo muzehe ngwino mfashe Basi ndaguhamagara kutamamagara ukimuzana ugiye kumuzana amazi waragamazemo kari wowe ugambaga ngo bagiraga amazi maze baragenda niba nayo riba Akagera nariba Muhazi. mubwire iki se ahubwo n'ubundi n'iki kiganiro ubona ko hari n'aka kanya ko kujya tuganira ahubwo ugiraga amahirwe je nawe twaganiye uri igiki se Uzi ko buriya uriya mukecuru amukunda. arankundaga neza Aragukunda abantu kutabizi. oya hari urukundo rw'urujyajya None urukundo rwano rw'urujyajya nje ndaruzi cyari ko baga amaso ubwo uri kubona ari amagorori nje ndayitegereza agashya none akamubwiye ukuntu bimeze. aha mbwira ariko utangira ibintu byo kugufasha ufite amaboko urifashije Ndaguha n'amafaranga. hagiye iki se nje nabuze iki Mbese guhingura mushiki wanje ngaha. hagiye iki kugira ngo Mukecuru yambonye umugongo ntabwo. ibyo nakoze nibyo nsigaje gukora nibyo nje naho nakorera Ntabwo abantu rwose najya wingura mushiki rwose ndikumva meze. cunga kwihorere gurare Uraye. aha ejo bundi kandi amazi nawe yaje kugushaka ngo umuhe umurimo wo guhinga tugabane Ejo kadama reka ndamazi akunda kuraza imirima ahinga tugabana. oya kuyiraza wese kugiye kuziraza cyangwa se uramukena utakimubonye kandi yamenye. uramukena utakimubonye Yamenye nari kumuha muri. none si yugumuha Namenye yagirira ku mujyo ntabwo niko namenye. ahubwo natsekera abanzi yari yambwiye ngo gashaka umurimo wo guhinga ngo tugabane nsekera abanzi hariya umanukiye mukuba ngo kubitira ku bw'inkuba ugahita umanuka hepfo hariya impande yo ku kabuye ugahita ugenda ugahita umanukira ku gakweta Cyagize ngo atari cyageze ibintu cyabundaje. Cyabundaje. ariko inabi yihuturwaga iyindi wahunahuna Agacuma ufite se kagiye. bwera agacuma si n'akawe ariko waje urareba ibyawe byanje ukabyihorera ukama amahoro mu rugo rwanje Niga kuri telefone mba. telefone si n'iyawe waje kugura iyawe Ikuma mu ngari kugusha. aha niba shake banshake ndaje nabashubije Wanaye umugore se. umugore gusa si naranabyaye n'abana agira yari kuje kureba iki urugo ukuntu rwubatswe uzi ibirubagamo iyo baburayo urabimenyaga kuburyo uraje kureba abana banje n'umugore wanje Basi sozanye igituko. ni igituku caba ari igikara caba ari igituku nje kiranyuze Ndareka ndebe mu. ureba iki si ureba iki hano ni iwawe hano rebamo iki wasizemo iki Yaje kukubwira ntugira ngo hari ibindi nagushakiraga. aha yaba ugiye kwiyahura wenda sinkaza nje gushinga Akweri wakwishima niyahu. kwishima gusa sha Ngira wajya nk'inka zingahe. inka izo namara kuko amadeni g'abantu Yewe nabyo ubonye akabi naho kajya. kazageraho kagenda ariko nahari umusozi dore n'umusozi Akabi naho dore kajya. iwacu iriya iruhurura hari umusozi rwari rwarahanamye hejuru Warahanamye. ariko inkuba yaraje ikubita rimwe itagutenguha Irawana. amaye inka goro nawe uzageraho ugiye ugende None ngero. egera yo utangoze uje kugwa ku bandi cya kugwa ku bandi Indana niyo zikindimo. Gazana zipfubure basi sonahore. zipfubure Sana hano sonahore. siniho bapfuburiraga izo ndarane zawe Bazana sonahore imwe. usome kuki waje kunywa amazi wawe naho uvomaga Zen muri minsi meza nabi. nushaka upfeho ubwo unaveho reka kurusha abantu Naho kajya. so amagambo gose ndi kugambi yaba warapfuze ikibaye ngaga Abanyarwanda beho mubizi nanga kabi naho kajya. kazageraho kagenda batigunje nako Kajya heko kandi naho kazajya gatari kamamaje. aha Mpaka tugafasha. singaha hondi Ubuse naco nkwijeje basi mansomo. usome kuki Cyangwa ubwe tuyimene nabwo. muyimeneweho nande Umuhombe nyine. indi urahomba uzaho kugira mu mbi inzoga yanje ko wahomba ubuzima bwa kinajya ari kubaho Akabuze. ngo nuko ukiri umusore cabuje ndi muwanwa egera Muze. oya mwana we Muze. je buriya Muze. nangaga ibintu by'imikino Oya muze kazana somo. uzi kuko mukuri guhumekesha nje nagumaramo Muze kamubwire. ubwira iki Reka mubwire ntabwo nateye ahubwo si waniri murahana
Muzeka muki inzoga na natana inkweyo. abayinywa sha Ndayinywa. urayinywa reka Kugira ngo reka ndanagaseke azana yinziki. reka byari ko Ndakwizera ute? Eh? Azaza namwe ko nawe. ukuntu ibintu bimeze Yego. kumva Yego. ego ajya Oya. Babwi nabo wachi. Babwire bazana n'umuseke. oya njyewe muraso uri kureba pasitoro njyewe natewe n'amadayimoni n'ubucyancakiye Uranyumvira iyi ikubita agatsimu mabya uranyumvira intumbagane. oya ahubwo rwamugane ko kantu niko uri kumva Oya iyi ntumba zanindu. bangiye kwikubita agatsimu mabya kugira ngo uri kumva Pastor, itazabyara abandi badayimoni bakaguka pastor. Ubwira uyu reka kumoka wa dayimoni ubwira umuntu reka kumoka ariko ubwira umuntu mwataka ko telefone nabo. oya dayimoni na iri kumoka Mubwira ahubwo wataka ko telefone namuhura. iri kugira ngo nkange da kimana tsenga gasira yizira Ko nangi imana yizida. Nangi kimana. ubwo rero ubwo mumfashe mu mashengeso ganje ya Pastor amwa inzoga. Pastor amwa inzoga. inzoga si ubuga waziguza Gaza nansoma ho yimwe nabo. None se ubwo- Naho ndabwira pastor. none se ubwo urasoma umfashe wakicara tukanywa icara ndana kandi gatebe Nayitegereza. Nayitegereza ntabwo ari kuyincika. icara ndana kandi gatebe tumenye ngo turanyweye nitumara kunywa Yego tuzimwe. ese ahubwo uracarahora uracaraho Ntabwo azanye inzoga. uracaraho mwa None so uzanye n'ikibando. ndi kugira ngo Reka mubwire. Reka mubwire. ariko wanganjije ndi iwawe ariko iwanje nagira icumwara noneho ndaba ndamaciye Ko nanjye mfite imbaraga da. Ko turagundagurana ibitaka tukabihindura. uracaraho Uba mubwire. uracaraho uri kuza ariko Ngareka ngende ku neza. caho rero Base nakubura n'ubundi munsi ntaje uranyinisheje naho nyiranaga n'abana uri kumva ku mugoroba ndakure byo kungura ka. iki se njenguranye nawe kangahe none bikiri babuko None se ugiye utangure basi kamwe. asa ubundi komera uko ujaga mu ngobe ubu naho ryagezera Ingobe ntabwo nayivuyemo ku mugoroba. ubu ryageze subirayo Basi zana mufashe telefone kujya tambara. telefoni siniri yasiko iyi telefoni uzi ahantu ho yavuye cyangwa ubwo rutwe rusatu Abatara muri iyi minsi mugira amahane. abasaza si umusaza wiswa avure n'amaci Muze bye. cyangwa se wagenda ubuherayo cyangwa ukagera naho hepfo wenda Uzagenda ugasitaruka uzabone. uzi yaba numvishe wapfuye sha Uzagenda iyi ubone. telefoni wenda kuriya amataka itakurifata ukariterera ku isanduku yawe nje narifata nkarishira mu mufuka aho kugira utaka riterere mu gihe Ariko ubundi ushaka gupfa. iki se ubwo wapfuye Wapfuye hakiri kare. man Muze. jana Jessica ibintu mbifite reba iyi ni telefoni Oya harimo n'inzede seshe. Aha. Harimo n'inzede oh seshe tu. jasha sinabandende mu rugo Yego bye. bonjo